Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 16 mu byumweru bisanzwe, tariki 27 Nyakanga 2024. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza kwa 11. Dore ijambo Uhoraho yabwiye Yeremiya: hagarara mu muryango w'ingoro y'Uhoraho, maze utangaze aya magambo. Nimutege amatwi ijambo ry'Uhoraho, mwebwe mwese bantu ba Yuda, mwinjirana muri iyi miryango muje kuramya Uhoraho. Uhoraho umugaba w'ingabo, Imana ya Isiraheli avuze atya: nimuvugurure imyifatire yanyu n'imigenzereze yanyu, bityo nshobore guturana namwe aha hantu. Nimusigeho kwibeshyeshya amagambo atagira aho ashingiye mu mvugo ngo ingoro y'Uhoraho, ingoro y'Uhoraho, Uhoraho ari hano. Ahubwo nimuhindure rwose imyifatire yanyu n'imigenzereze yanyu, muharanira igitunganiye umubano mu bantu. Ntimugakandamize umusuhuke, imfubyi n'umupfakazi. Ntimukamenere amaraso y'indacumura aha hantu, kandi ntimukirukire ibigirwamana, kuko byabakururira ibyago. Nimugenza mutyo, nzabona guturana namwe aha hantu mu gihugu nta basokuruza banyu kuva kera n'iteka ryose. Nyamara ariko dore muriringira amagambo y'ibinyoma adafite akamaro. Ubwo se muziba, mwice, musambane, murahire mu binyoma, mutwikire Behali ibitambo, mwiruke inyuma y'ibigirwamana bitigeze bibaho. Nimurangiza muze imbere muri iyi ngoro yitiriwe izina ryanjye muvuga ngo turakijijwe, maze nyuma mwongere mwikorere ayo marorerwa yose. Iyi ngoro yitiriwe izina ryanjye mwibwira se ko ari ubuvumo bw'abajura? Njyewe ibyo ari byo byose ndabona ari uko bimeze. Uwo ni Uhoraho bivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 84. Uhoraho umugaba w'ingabo, mbega ngoro yawe irantera ubwuzu. Uhoraho umugaba w'ingabo, mbega ngoro zawe zirantera ubwuzu. Umutima wanjye wahogojwe no gukumbura ingoma z'Uhoraho. Umutima wanjye n'umubiri wanjye biravugiriza impundu Imana nyir'ubuzima. Ndetse n'igishwi kibonera inzu, n'intashya icyari ishyiramo ibyana byayo. Ku ntambiro zawe Uhoraho umugaba w'ingabo, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Hahirwa abatuye mu ngoro yawe, bakagusingiza ubudahwema. Hahirwa abantu bisunga ububasha bwawe, bahorana umugambi wo kugana ingoro yawe. Kuko umunsi umwe mu ngomane zawe undutira iyindi 1000 namara ahandi, mpisemo kwigumira mu irebe ry'ingoro y'Imana yanjye. Uhoraho umugaba w'ingabo, mbega ngoro yawe irantera ubwuzu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Matayo, umutwe wa 13 umurongo 24 kugeza kwa 30. Muri icyo gihe Yezu abacira undi mugani ati: ingoma y'ijuru imeze nk'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. Ariko igihe abantu basinziriye, umwanzi we araza abiba urumamfu hagati y'ingano, nuko arigendera. Ingano ziramera, zimaze kugengarara, ubwo urumamfu narwo ruragaragara. Abagaragu basanga nyir'umurima, baramubaza bati: shobuja, ntiwarabibye imbuto nziza mu murima wawe? Niki gituma harimo n'urumamfu? Arabasubiza ati: n'umwanzi wabigize. Abagaragu barongera bati: urashaka ko tujya kururandura? Ati: oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n'ingano. Nimureke bikure byombi kugeza mu isarura. Igihe cy'isarura nzabwira abasaruzi nti: nimubanze mutoranye urumamfu, muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro, naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Abayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungurira abandi buri munsi. Aya masomo agiye gutwegereza Imana, ubwo tuza kumva bamwe mu bashobora kuba bavangira Imana. Imana ijye bagenzereza zite? Iyo umuntu akuvangiye umugenzereza ute? Tujye kuzirikana ku ngingo yitwa icyo wakorera umugizi wa nabi. Icyo wakorera umuntu wakugiriye nabi, icyo wakorera umuntu ugukuvangira, wowe wamukorera iki umubonye? Uraza kubona igisubizo muri ano masomo. Umuntu umaze iminsi kugira nabi, umuntu ukugendaho, umuntu uguhemukira, umuntu wakwiciye, umuntu wakurogeye, umuntu waguhemukiye, umuntu ukwiba, umuntu ukubeshya, umuntu uguhemukira, umugira nabi, umugenzereza ute? Igisubizo uragihabwa n'amasomo uyu munsi. Mbere yo kumva icyo wakorera umugira nabi,
reka tubanze dukore uno mwitozo. Ndagusaba ko niba ufite agatambaro kawe hafi kamushwari kawe, hari igihe waza gukenera kurira, uze kwihanagura. Niba wumva za emosiyo zigufashe amarangamutima, uze kwihanagura, fata agatambaro kawe hafi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, umuyobozi ukomeye cyane ngo yagiye gusura ahantu mu gace kamwe, nka kurya nyine abayobozi basanzwe basura nyine abaturage. Nuko agezeyo arangije kubaganiriza, byari ngombwa ko baza no kumwakira agafungura. Ibiryo bimaze gushya, biteguye ko bagiye kumuzimanira umuyobozi ukomeye. Nuko bagiye kubona abari bashinzwe gutegura amafunguro, babona umuntu araje abahagaritse ati ibiryo ntihagire wongera kubijyana ku meza y'abashyitsi, ibiryo biraroze, hari umuntu mbonye, hari akantu mbonye atereyemo, aroze isahani y'umuyobozi wacu agiye kumwica. Ubwo muri ako kanya bakivuga ibyo, bahita bashakisha uwo muntu wari umaze kugera aho ngaho, babonye atambuka aho ngaho, washyizemo ako kantu ugiye kugira umuyobozi nabi. Ako kanya ngo bishoke ko bamufatije ikoranabuhanga, baramufashe. Bamaze kumufata, nta kindi bahise bamukora nyine nk'umuntu ugiye kugira umuyobozi nabi, bahise bamurangiza. Ubuzima bwo buhita burangira ako kanya, mu masegonda make cyane baramurangije, abarapfuye. Ngo bari bamaze kumwica, bibaza nyine icyo bagiye gukora bya biryo. Nuko basuye inyuma, barababwira bati uriya mumaze kwica ni umusazi, yaramaze iminsi ku miti. Bumvise ko yari umusazi, babandi baravuye kumwica baravuga bati buriya yari umusazi, uko biri kose hari abandi bari bamutumye. Muri ako kanya bahita barihuta by'igitaraganya, bajya kwica iwabo. Umuryango wabo bose barawica, bica abantu bose bari barimo, kuko nyine bavugaga ati umusazi ntabwo ubwo yakwibwiriza biriya byo kuroga umuyobozi waje gusura abaturage. Ako kanya bamaze kwica iwabo, nuko bajya barebera muri kamera, dore ko kamera nyine zari ziri hafi aho ngaho, barebera muri kamera uko byagenze kose. Uzi si ikintu babonye nyuma uko kamera zatambuka kugira ngo barebe ko ku buryo yaje gukora ibyo bintu uwo musazi? Nuko basanga ari umwana inzara yari yishe, inzara yamwishe imaze kumwica neza. Yashatse guterura inyama byibuze ngo arebe ko mu nda byibuze hari ikintu cyajyamo. Nuko rero kamera zerekana wa mwana ari guterura inyama kugira ngo yirwaneho kubera inzara. Ngano atekereza abanyamutekano abo bose bamaze kurimbura bari abantu, umuryango wabo na wa mwana baramwisha, ati n'umusazi, ariko yatumwe n'igatumwa. Nuko ab'iwabo barabisha. Kubera iki? Azize intongo y'inyama yarafashe kugira ngo arebe ko yaramuka. None bagize gute? Arapfuye, niho barapfuye. Nuko babandi bari bamaze kumwica, bareba hirya bareba hino, barigaye bikomeye cyane nyuma yo kureba iyo filime uburyo yatambutse. Naho undi nawe ati twabonye hari utuntu ari gushyira mu biryo, yabiroze. Nuko bishoboke ko ibyo biryo batabaye bakengera kubirya. Ibiryo se birimo amaraso y'umuntu wakongera kubirya ari wowe? Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Ese ndakubaza ikibazo gikomeye, ari uyu musazi, ari uyu muyobozi ukomeye waruje gusura abaturage ahangaha, ukomeye cyane kurusha undi n'uwuhe? Komeza ubyibazeho. Nyamara urebye ukomeye nyine wasanga ari umusazi, kubera ko hari benshi cyane bamuguyeho, azize abantu benshi. Nk'uko umuntu ukomeye abantu benshi bamugwaho nyine. Iyo waba arapfuye naho arapfuye, ibiryo birasigara biribwa nande? Ese uyu muyobozi waje gusura abantu none akaba asize amaraso amenetse, iri sura n'indyango rye, mbega isura riraha? Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Ngiki cyo bita urumamfu. Urumamfu nicyo kintu cyose kiza kivanga mu bindi utari wateganyije, kikaza kije kudurumbanya. Ngaho nawe ukomeze utekereze, uyu mwana abaye inkuru urumamfu. Komeza utekereze, ibirori byaririmbanyije, reception yari yose, ariko none hivanzemo ka deception. Ngurwo urumamfu. Abantu bajya kwakira umuyobozi ukomeye cyane, ongera kuri iyo foto umuntu aje kubavangira. Wumvise ko umuntu aroze ibiryo mwari mugiye kurya mugenzi utari wowe. Nguko nanjye akenshi dukunze guhubuka, tugahubukira urumamfu. Uyu munsi twumvise isomo rya mbere ritubwira abantu bavanga, kuvanga
abantu bavanga mu ngoro y'Imana, tukinjira mu ngoro y'Imana ariko tugakomeza tuyikoramo ibintu bibi, tukameneramo amaraso. Nguko kuvanga ubukristo ariko nkabuvanga n'ubupagani. Ingano nziza nubwo bukristo, ni ukwinjira mu ngoro y'Imana, ni ingoro y'Imana, ni ukore nkayivanga n'ibigirwamana. Nyagasana gutumyeho nanjye numye ati sigaho. Ibyo ukora ni biki? Imana iti ubwo se muzica, mwibe, musambane, murahira ibinyoma, mutwikire behari ibitambo, mwiruke inyuma y'ibigirwamana bitigeze bibitaho, ngo nimurangiza muzi imbere muri iyi ngoro yitiriwe izina ryanjye, muvuga ngo turakijijwe, maze mwongere mwikore amarorerwa yose. Amen. Ikibazo Nyagasana kwaje nanjye mbarije, twebwe twese abayobozi dushizwe imbaga y'Imana, twarangiza imbaga y'Imana tukayigira nabi, tukayihemukira. Ngurwo urumamfu. Mubyeyi wagumvise urumamfu ni ukwandavuza ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana yo gusengeramo, none uri kwiturira mu bigirwamana, uri kwiciramo, uri kwikoramo amafuti. Abantu abandi urabamaze, warangiza ngo urasenga uri umukristo. Uko tugenzereza waduhemukiye. Ngaho nawe kuri iyo foto, Imana iramutse isubije amaso inyuma, ikareba abantu bose bandavuza ingoro yayo, kandi we nanjye turimo tukaza tuyikabeshya Imana ngo turi gusenga, Imana tugenzereza ite? Ko wasanga nanjye nibo bazanye urumamfu kugira ngo nandavuze ingoro y'Imana ngire nabi Imana. Urumamfu rwerekeza ku mugambi mwiza wari ufite, noneho hakaza kuza undi ushobora kukuvangira, wamugenzereza ute? Urumamfu nanone iyi lisi wawe uyiriho nanjye nyiriho, rurerekeza ku muntu wifitemo ikibi ariko akigiramo icyiza. Yamvuga igira iti ujye umenya ko umuntu mubana atari umumarayika, kuko umumarayika niwe ukora neza gusa, nta kibakora. Kandi umuntu mubana ntabwo ari shitani, kuko shitani niwe utagira na kimwe cyiza yakora, niwe ukora ibi byose. Ni umwanzi w'ibyurwo rumamfu. Umwanzi se kibi rero niwe uzana ibitekerezo bibi, niwe utagira n'ikiza na kimwe yakora. Uwo rero ni urumamfu. Yezu se yamugenzereza ate? Kuzi ko umuntu atuwemo n'ikiza n'ikibi, aho ngaho Yezu aramutse aje agahita arimbura, ko wowe nanjye twarimbukiramo bitewe n'ibyaha tumaze igihe dukora, bya byaha twahishiriye, bya byaha dukora tukongera tugasubira mu ngoro y'Imana. Uzi ko wowe nanjye twahita turimbuka. Nyagasana aramutse aje akarimbura urumamfu n'ingano, ingano akazishyira ukwazo kakanya, n'urumamfu akarushyira ukwarwo. Uyu mugani uratwerekeza ku mpuhwe za Nyagasani. Ureba umunyabyaha akumva yamugirira impuhwe, agahora yifuza ko yahinduka akagenza neza, agakora neza, akaba umuntu mwiza. Imana ntikunda icyaha, ahubwo ikunda umunyacyaha. Icyo yanga ni icyaha, igakunda umunyacyaha. Na niyo mpamvu iyo ukoze icyaha, Imana itihutira guhita irimbura ako kanya, ati twabonye ari kuroga, ngo Imana ihita ikurimbura, ahubwo irategereza, ikongera igategereza. Iyaba bariya banyamutekano bamaze gukora ya marorerwa, iyaba babanzaga gutegereza bakareba iriya filime neza ukuntu byagenze, uriya mwana ntibari kumwica, umuryango we ntibari kuwica, bari gutegereza bakongera bakareba kugeza igihe uriya mwana bamuhaye icyo kurya, kuko yarashonje, none bamugiriye nabi. Mbega amahano! Uko wagenzereza umuntu waguhemukiye, uko wagenzereza umuntu washatse kwivanga mu byawe, uko wagenzereza umugira nabi. Hari igihe kenshi twishyira kuri liste urutonde rw'abantu: siniba, sinica, sinsambana, sindoga, simbeshya, n'ibindi byaha byinshi nta na kimwe nyankora. Ariko ukaba uri ku rutonde nyine rw'abantu babiba urumamfu, ubizi cyangwa utabizi. Tekereza nawe, wigeze utegura kubaka, umunsi umwe ukabona umuntu aje kugusenyera, wamugenjereje ute? Cya gihe utegura kwiga, hagize umuntu akaza agakuroga, akazana uburozi ashaka kugira ngo ntukomeze amashuri, wamugenzereza ute uwo muntu umufashe? Wateguye umushinga ubona ukuntu uzabona inyungu imbere, wayo kubona ukabona hari umuntu ushatse kuguhombya, wamugenzereza ute uwo muntu? Ni wamwivugana? Tekereza nawe, wateguye kuzaba umuyobozi, umutegetsi ukomeye, utangira niyamamaza, hagize umuntu agashaka kukuvangira, agashaka ko uwo mwanya utazawutsindira, tubwizanye ukuri, wamugeza ute uwo muntu? Umubonye we ntiwamwica? Nguko nanjye akenshi tubangukirwa no guhita twihorera, no guhita twivuna umwanzi washatse gutuvangira, tugashaka kumurigisa, kumukura mu byacu hato ataza kudutambamira.
ngiye byabaye kuri abagaragu ati shobuja tukorere iki urumamfu, urashaka ko tujya kururandura? Igisubizo cya Nyagasani kirakorera nanjye kirandeba ati bireke bikorane byombi. Iki gisubizo kirampamagara nawe kiraguhamagara ko dutari bamiseke igoroye, ko tugomba gutegereza kwihanganira umunyacyaha, kwihanganira umugome, kwihanganira umubisha, kuko we nanjye dushatse kubarimbura natwe twarimbukiramo. Nguko uko ntazajya nishyira hejuru ati ndi intungane, ndi umuntu mwiza, nuko ngatangira abagira nabi nkabagira nabi, kandi nanjye ndi umugira nabi nyine. None si ugire nabi umugira nabi, wowe uburi iki? Niwo mugira nabi okibe okare, niwo mugira nabi mubi cyane. Ahubwo muvyeyi, iri se y'urumamfu wasanga nawe uyiriho. Urumamfu ni ikintu cyose cyiza kikakuvangira. Wari ufite umurongo mwiza, hari udushinga twiza uri gutegura. Tekereza nawe uri nk'umukobwa uri gutegura nk'ubukwe, uzashyingirwa rwose nk'andi masugi yose, wajya kubona ukabona uratwite, wabigenza ute? Ko biri kose urwo rumamfu niba koko utarajya kuri iyo lise, ikikubangukira ni ikihe? Wasanga nawe iyo nda wabanza kuyikiza kugira ngo nawe uzashyingirwe nk'andi masugi yose, ushyingirwe upfutse neza nawe nk'andi masugi yose. Ako gahinja kari gukubangamira ukabanza ukakegezayo, mbere ya byose ukabanza ugakegezayo, kwegezayo urumamfu. Babyeyi, muri kumva urumamfu? Muri kumva icyo twita urumamfu? Ngiki ikintu cyose cyiza wumva wateguye, ariko iyo hagize ukishaka kukibangamira umugenzereza ute? Iyo turi imbere y'abagira nabi tubagenzereza dute? Iyo turi imbere y'abantu baduhemukiye tubagenzereza dute? Uze gukomeza ubyibazeho, nanjye ndacyari kubyibazaho. Iyo umuntu aguhemukiye ubigenza ute? Umugenzereza ute? Yezu rero arifuza kutuganisha ku munsi w'imperuka. Igihe cyose azakureka akaguha amahirwe kugira ngo uhinduke, ureke bwa bugome bwawe, ureke bwa bisha bwawe, ureke bwa bugizi bwa nabi bwawe, ureke bwa busambanyi bwawe, bwa businzi bwawe, bwa busambo bwawe, bwa bubeshi bwawe. Nuko igihe cyagera koko ntuhinduke ngo uve kwizima, igihe kizagera nyine mu muriro w'iteka. Ariko Nyagasani abatekereje kandi abagambiriye ni ukugira ngo akureke aguha akanya karimo, aguha igihe kirekire cyo kwisubiraho no kwitunganya. Ntabwo Nyagasani ahutiraho. Reka nsoreze gutuntu dutatu tuza kugufasha kongera gutekereza imbere y'umugira nabi, imbere y'umuntu ushaka kukuvangira, umukorera iki? Icya mbere, iyo tugereranya abantu, umuyobozi yasuye akarere kanaka, ninde ukomeye? Ari uriya muyobozi, ari uriya mwana, ari uriya musazi? Akenshi tukunze kugereranya abantu, atuye arakomeye, ariko twese imbere y'Imana turangana, kuko twese dufite ikiro kimwe cy'ubuzima. Niba wirata kuri mugenzi wawe ngo uramurusha ubutegetsi, amafaranga, amashuri, uzayongera utekereze utari ko imbere y'Imana turangana. Turi abantu, turi ibiremwa twese imbere y'Imana. Byakumara iki rero kuri gisa ikiremwa mugenzi wawe, kandi nawe uri ikiremwa ejo bundi kizashanguka? Ushaka kwicisha mugenzi wawe intwaro, wowe akaba ari agasimba kazakwica. Rero twese imbere y'Imana turangana, n'imbere y'urupfu turangana. Wibwiraga ko wishe urumamfu, ariko se ko wigiye guhinduka urumamfu kurusha ruriya wishe? No kwitonda mwabyeyi mwe, no kwitonda. Icya kabiri twazirikana ni uko urutonde rw'abarwanya urumamfu dushobora kuba tururiho turi benshi, kandi ukaza kwibagirwa ko nawe bya bintu by'uko ushobora guseka rukoba kandi uhetse rukobora. Mugenzi wawe umucira urubanza, kandi nawe wibagije ko n'ubundi bazagucira urubanza. Bya bindi bavuga ngo iyo ugambana nawe uzapfa bakugambaniye, niwica abandi nawe uzapfa bakwishe, ariko nanone nugira neza nawe uzapfa bakugiriye neza. Nubona icyaha umugenzi wakoze icyaha, uzabanze umuhe n'akanya ko kwisubiraho imbere y'abarozi, imbere y'abanyabyaha, imbere y'abantu batugiriye nabi, imbere y'abagome. Dusaba inema yo kudahubuka. Iyo bariya abanyamutekano batakiza guhubuka, uriya mwana bari kubanza bakareba ikibazo afite, ikibazo cy'inzara. None bahise bahura, bahuye n'imiryango ye, ariya maraso, kumena amaraso y'abandi. Ibiganza, ibyo biganza bimena amaraso, ibyo biganza byisiga umuvumo, kujya n'abanyantenye kubera ko naho bavuganira ngaka karengane. Tukaza kwibagirwa impuhwe z'Imana. Umunyacyaha imbere y'Imana, Imana imugirira impuhwe. Kandi soreze kurwenya ngo babajije umuntu bati, niko wakugira Imana umunsi umwe wabigenza ute? Nuko aravuga ati, umva, ngize Imana bakangira Imana umunsi umwe, ikintu nakora, abantu nabamara bose, nabamara kuko
kuko abantu ni babi, abayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nawe uzi kwibaza uti uwangira Imana umunsi umwe wagenzeza ute abantu? Waguha ubuyobozi umunsi umwe, ubutegetsi umunsi umwe, abantu wabagenzeza ute? Aho wabakiza cyangwa wabica? Nyagasani, uramutse witaye ku byaha byacu ninde warokoka? Amen. Ariko erezo ma Nyagasani, usanga impuhwe n'imbabazi, ukomeze utugirire imbabazi zawe n'impuhwe zawe, twe twagucumuyeho dukora nabi, maze ukomeze natwe utwihanganire, dukora ugushaka kwa buri munsi, maze duhinduke dukera kwakira ingoma yawe y'urukundo. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.